Bamwita Kanyabugande Olivier, twamenye ku mazina ya Nyakso. Ni umugabo aka kanya urimo urakurikiranwa nyuma yo kugaragaraho ibikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi byaje guhamwa nyuma yaho asabye imbabazi abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, ndetse n'umuvugizi wa RIB agira icyo abitangazaho n'icyo barimo gukora. Tugiye kunyura mu itangazo yasohoye witwa Nyakso, ndetse tuze no kugaruka ku byo Murangira Bitsiri yatangaje kuri iki gikorwa cya Nyakso yakoreye kuri TikTok. Ibaruwa yitangira igira ati: gusaba imbabazi, muraho neza. Aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze iri joro ryo kuwa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok. Aho nge na bagenzi banjye twari kumwe twavugaga ibitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Sabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Aya ni amagambo yanditse arimo arasaba imbabazi, ariko ingeri z'abantu bagiye bagaruka kuri bino bikorwa, cyane cyane kuri Nyakso n'abandi bakomeze kugenda bagaragaraho gushaka kugaragaza ko batari bazi ibihe, ndetse n'abayivuze ati rwose mubabarire. Ariko tugiye kurebera hamwe ese niki RIB yabivuzeho. Yakomeje agira ati: nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa abakoresha cyangwa aba social influencer gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya jenoside. Hangaha yanditse abapfobya jenoside ntiyakomeza ngasoze avuge jenoside yariyo, kandi yakabaye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko bagiye bamukosora muri comment nkuko twagiye tubibona. Arangije arandika ati: murakoze. Asoza amazina ye Kanyabugande Olivier, shyira muri bracket Nyakso. Nyuma rero yaho ibi bimenyekanye ibyo Nyakso yakoze kuri live ya TikTok, murabizi abantu bajya bakujya ku ma TikTok cyane bakunda kubona uburyo abantu babaganiramo kuri TikTok bavuga ingingo zitandukanye. Ariko ntekereza ko abantu benshi hari abantu bakurikiye live ye, kuko no musore muri no minsi itambutse mbere y'uko no mwaka utangira, cyangwa se mu itangira ry'uyu mwaka, n'umusore wagiye umenyekana cyane ugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga ari gukora ama live kuri TikTok. Rero ibyo byose byashedutse akozemo icyaha, navuga ko ari nko gutatira igihango cy'ubunyarwanda. Aho rero byaje gutuma n'abamukurikira bamwe na bamwe bagiye bashyiraho ibitekerezo byabo, aho umwe yaje amubwira ati: twibuke twiyubaka. Undi aravuga ati: ntibavuga abapfobya jenoside gusa, bavuga abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Arangije avuga ati: thanks. Nako kantu yamubwiye witwa Uwase Jackie, ubwo ni Jackie abantu benshi muzi. Usabye imbabazi arazihabwa, Uwiteka akomeze abane natwe muri bino bihe turimo, twibuke twiyubaka. Urumva rero hari abagiye bamugaragariza ko gusaba imbabazi ari byo. Hari n'umuntu wavuze aka message, navuga ko abantu benshi bagiye bagaruka avuga ati rwose gusaba imbabazi ni bimwe mu bintu byaturanze nk'abanyarwanda, kandi nibyo byatumye tugera ahangaha nk'abanyarwanda twese hamwe muri rusange. Ubwo rero ni message abantu bagiye bamuha, ariko navuga ko ari kimwe mu bintu abantu bagiye bagarukaho bibaza kubera iki urubyiruko ari rwo ruri kugaragagaho cyane cyane ibikorwa by'ingengabitekerezo no kudaha agaciro jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Rero
nk'uko ikinyamakuru igihe cyabyanditse nacyo cyagerageje kuvugisha uyu mugabo kugira ngo nawe asobanure neza ibingibi uko byagenze. Ni ikiganiro umunyarwenya yari ayoboye agikurikiranyweho n'urubyiruko rumukurikira cyane cyane kuri TikTok. Ubwo turi kugaruka ku nkuru igihe banditse batera urwenya yewe n'ugerageje kubakebura bakamwima amatwi. Umva ikibazo ahantu kiri. Nkuko ikinyamakuru igihe babyanditse batera rw'urwenya biza kurangira noneho n'abagiye babakebura urumva bakurikira bavuga ati ibyo murimo ntabwo ari byo, bakamwima amatwi. Aho rero niho hari ikibazo. Nyuma yaho abantu batari guha agaciro cyane cyane urubyiruko batazi uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. nyuma yo kuva kuri iyi TikTok yari yateguye kuri TikTok, Nyagiso yasubiye ku mbuga nkoranyambaga ze atambutsa ubutumwa bwo gusaba imbabazi yisegura ku bakurikiye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Urumva rero ni cya kibazo abantu bakomeza kugenda bagarukaho bati haracyakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo urubyiruko abana bakiri bato bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bazamenye uburemere bwa jenoside nyuma y'ibikorwa Nyagiso yakoze. Ubutumwa bwe Nyagiso yagize ati aka kanya nje hano gusaba imbabazi, ni message twasubiyemo cyane, ahubwo reka twihute turebe ise umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurabivugaho iki. Rero Murangira Beats yari yabwiye ikinyamakuru igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe hakarebwa icyakorwa. Mu magambo yagize ati ikibazo ni ugusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro uzafatwe nyuma. Ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanga bwo gusaba imbabazi bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya, umuvugizi wa RIB yagize ati kwigisha ni uguhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumviswe na bose. Urumva icyo yashaka kugira ngo avuge ko kwigisha ari uguhozaho, ubutumwa biraza gusaba ko buri muntu wese, ntabwo ari bose babyumva kimwe nkuko yarabivuze. Hari abinangira gusa tuzakomeza twigishe ariko tubijyanishe no guhana. Ni amagambo ya Murangira Beats yari yatangaje nyuma yaho uyu musore Kanyabugande Olivier aka Nyagiso yakoze ndetse n'ibintu bumva aka kanya nk'umwana w'urubyiruko, nk'umwana uzwi ku mbuga nkoranyambaga, guhita wumva icyo kintu ko yakoze abantu bakamukebura ntiyumva uburemere. Ndetse nyuma yaho iyo live nimaze amasaha 1, 2, 3, 4, 5 ataratekereza kabiri ngo yumve ubwo buremere n'ibihe turimo, agakomeza bakajya mu gutebya bakavuga urwenya bakajya mu bihe kuri live. Ni kimwe mu bintu navuga ko bibabaje. Nk'abanyarwanda turi mu bihe byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, buri munyarwanda wese yakabaye yumva neza ibihe turimo. Noneho navuga ko bise bigira n'imbaraga kurusha ku muntu nk'uyu nguyu nka Nyagiso. Si umuntu wenda avuga ngo ntiyabaga mu Rwanda, wenda avuye hanze, hari amateka mwatazi. Ni umwana wakuriye mu Rwanda, buri kimwe cyose ni mu Rwanda, ariko tugeze ku nshuro ya 31 twibuka, ariko hari abantu batarumva uburemere bwa jenoside, harimo noneho n'abastare. Na iki kintu Murangira yavuze ati abantu b'ibyamamara, abahanzi batandukanye, ibyamamare muri secteurs zitandukanye, bakabaye nabo hari ubutumwa runaka bakomeza gutanga kugira ngo dukomeze kuhashya abapfobya, abahakana
jenoside n'abagoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyangwa n'uburyo yateguye hari abantu baba bashaka kugira ngo bagaragaze ko itabaye, ariko ibyo byose haba hakeneye ba bantu bafite influence nini, b'abantu abanyarwanda bakurikira n'abanyamahanga benshi bakurikira, kugira ngo tubaho ubutumwa bugaragaza ukuri kw'ibintu ko bihagaze, babone ko uburyo hari abantu baba bakeneye bameze nka ba Thomas, baba bakeneye bya bimenyetso, bwa buhamya, bya bintu byabaye, biba bikeneye kugira ngo umuntu umuhe ukuri kujyana n'ibimenyetso kugira ngo nawe azagenda abwira abandi. Rero nibyo bintu abantu batagiye basobanukirwa, cyane cyane ibyamamare, ari nacyo kintu nyakisaka kanya ashobora kuza gukurikiranwa, tukaza kumva ko yataye muri yombi ndetse agakurikiranwa kuri iki cyaha, ariko tumwifuriza ko niba yabikoze par accident bize kubera abandi isomo, bajye babanza batekereza ibihe turimo, ndetse navuga ko ntawamwifuriza gufungwa, ariko tujye tubanza twibuke ibihe turimo, twibuke noneho n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. ibihe barimo ubu ngubu ntabwo ari ibihe byoroshye, buri munyarwanda wese aho ari aba agomba kubahumuriza. Navuga ko buri munyarwanda wese ahari aba afite kuba yahumuriza warokotse jenoside, kugira ngo nawe yongere abone icyizere cyo kubaho, nubwo icyizere navuga ko cyo twamaze kukibona, ahubwo kugira ngo abone ko hari abamuri hafi. Ubwo rero nuko bimeze, kugira ngo tuze gukomeza kugenda dukurikira amakuru agenda avugwa, turaza kumenya icyo RIB umwanzuro yafashe kuri kino kibazo, ariko twizera neza ko uyu musore ashaka kuba yarabikoze atabigambiriye. Gusa niba yarabigambiriye, amategeko araza gukurikizwa, kandi twizere neza ko nawe ahari yakuye isomo rikomeye cyane. Reka mbashimire, tuze kubana mu bindi biganiro kandi dukomeza kwihangana muri ibi bihe bitoroshye u Rwanda rurimo n'inshuti zarwo.